umunsi mwiza cyane kuri wowe ndetse n'igitondo cyiza muri rusange kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10/2025 dukurikira anyuze kuri #RuTelevizieri.com ndetse no kuri RuTelevizieri TV. Kora subscribe, kora like, sharing inkuru zacu kubera ko zikugereraho igihe. Waramutse neza Sandrine? Nabonye Imana ikingura. Abonye Imana ikingura. So undi yavuze ngo Imana yakinguye. Ntarimo abantu bashobora no kubigenderamo ugasanga n'abajura bakinguye wenda umuntu akabeshya ko ari cyangwa akibeshya ko ari Imana yafunguye. Oya, Imana iyo yafunguye biba byagenze neza. Cyangwa ni kwa kundi buba bwakeye baba bavuga. Haba hakeye ubuhoro. Hakeye ubuhoro? Yes. Cyangwa ni ukubyuka ugasanga uri muzima urahumeka. Ububyutse ufite imbaraga n'imbaduko uhumeka, roho yawe ari nzima, umubiri wawe ari muzima. Burya Imana niba yakinguye. Nuko ari inshoberamahanga y'ikinyarwanda gusa. Uvuga ati nabonye Imana ikingura ugasanga abene rurimi nibo babiziranyeho. Wigeze ubyutswa n'ubunyoni? Ubunyoni bwavuga ukanyaruka? Cyane rwose. Maye nka data wabaga ugiye nkahe? Twabaga tuzindukiye nk'ahantu nko mu isoko, tuvuga ati tugiye nko ku isoko cyangwa turi butangire uyu munsi muze kuza tujye kubashakira ibikoresho, turashaka yuko saa 2 zigera twavuye ku isoko. ngo none hari nk'ukuntu mugende kare ku buryo hakuntu kera umuntu yajyaga muzajya gutangira yagera kare ugasanga aguza adahenzwe cyane kabisa. nk'abantu bashoye amatungo, uzi gushora nk'itungo ariko rikaguheraho ugataha utarigurishije cyane. baze nk'ihene, urabona ihene irarushya kwa kundi wajyanye nko mu kiziriko uyijyanye ku isoko bikarangira abantu bayanze batayiguze bumva wayirira ukazongera ukayisubizayo kandi wanayisoreye. ese bagiye bareka buri umuntu agasora hakuze gukinjira mu isoko banza uhita usora ku matungo. Erega isoko rikorwamo amasuku, hari abantu bakubura mu isoko, hari za koperative zitandukanye usanga ziri hariya, bose baba bakeneye amafaranga. Niyo mpamvu kandi n'umusoro abizi ko ari inkingi ya mwamba y'igihugu cyacu. Rusizi rero yangije inzu ya nyirabukwe kubera amakimbirane yarafitanye n'umugore we. Yakosheje cyane. Ni umugabo wo mu murenge wa Nkungu w'akarere ka Rusizi akekwa kwangiza urugi n'idirishya by'inzu ya nyirabukwe biturutse ku makimbirane yagiranye n'umugore we. Byabereye mu mudugudu rero wa Muhora, akagari ka Mataba, umurenge wa Nkungu, akarere ka Rusizi, ejo bundi ku itariki ya 20 z'ukwezi saa 11 z'umugoroba. ngo nibwo uyu mugabo rero yagiye kwa nyirabukwe ngo bamusubize umwana w'umuhungu w'imyaka 5 nyina yari yaratwaye. Uyu mugabo n'umugore we bafitanye abana 4, bakaba bari bamaze imyaka 7 bafitanye amakimbirane akomoka ku myemerere yo kuraguza. kuko bivuga yuko umugabo abapfumu bamwangishije umuryango yashatsemo n'umugore bibuko nguko. Andi makuru ari ngo muri 2019 rero umugore yarwaye indwara yamuteye ubumuga bw'ukuguru n'ukuboko, bituma muri 2020 ajya iwabo amarayo imyaka 3. Muri 2023 rero ngo nta makuru ndi kuguha, yego uyu mugore yaratashye ashyamirana n'umugabo we, yahukanira kwa musaza we, ariko aza kuhava asubira mu rugo rwe. Muri Gicurasi uyu mugabo n'umugore bongeye gushyamirana, umugabo yahukanira iwabo. Hano none umugabo niwe wahukanye, arigendera aramusigasiga umugore. Ako mugabo afite akajagari nawe, urumva? Noneho ngo abana abasigira usanzwe ucuruza inzoga. Uyu mugore rero akavuga yuko ngo yaje guhabwa amakuru yego kwa abana be babayeho nabi, ajyayo afata umwana mukuru w'imyaka 14 aramutwara, nyuma aza kujyayo atwara umwana muto w'imyaka 3 nawe aramujyana. Uyu mwana w'imyaka 3 rero ngo n'umugabo yagiye gutwara, biteze imvururu zatumye yangiza urugi n'idirishya bya nyirabukwe. Uwo mwana w'imyaka 3 yaragiye gutwara, nibyo byateje imvururu bituma yangiza urugi n'idirishya bya nyirabukwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungu, Habimana Emmanuel, yabwiye yuko ubuyobozi bwahuje imiryango yombi kugira ngo baganire kuri iki kibazo, hanyuma n'ibigize icyaha ababigizemo uruhare baze kubikurikiranwaho. Uyu mugore rero n'umugabo bafitanye abana 4, umukuru afite 14, umuto afite imyaka 3.
urashoje. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yego konsori aherutse kubwira abasenateri yuko ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ari kimwe mu byo bahanganye nabyo ariko giterwa ngo n'urusobe rw'ibibazo biri mu businzi mu miryango. Ubuse hano harimo n'ubusinzi ko numvise harimo ubupfumu. Ni ukuvuga ngo amakimbirane yo mu muryango iyo adakumiriwe abyara urupfu, akabyara ibifungo kubera ko ageza ku byaha, abyara n'ubukene, akabyara ubukene, akabyara ibintu byinshi cyane bibi. Niyo mpamvu burya umuryango ari ikintu gikomeye cyane, leta yagashyizemo imbaraga kugira ngo tutazabona impfu. Urumva umugabo aho amakimbirane, urumva uyu muryango akajagari ufite, harimo ibintu by'ubupfumu. Ako ni akajagari k'umugabo, harimo ibintu by'ubupfumu, harimo kuraguza, harimo ubupfumu. Urumva imyemerere yabo nabo, urumva urwo rugo uko rumeze. Hari abantu bakiragurara kandi wumva uwo muryango ubikora. Wenda kubaza wowe sha ntawe ndabona ngiye kuva nabera ngewe nabonye mbona barabapfu njya mbona abantu bapfuma kuri social media. Ntago naraguza agenda umukirizo. Sasa rero ujya guteresha inzuzi sasa ariko kera byari ubwo kuraguza byabaga mu ntuzi. Mu muco w'abanyarwanda bararaguzaga bagiye gutera igihugu, bagiye kurwana, bagiye gushyingiza, bagiye gukora ibintu byose byinshi cyane byasabaga yuko ari ibintu bikomeye. Barabanzaga bakajya kubaza Imana y'u Rwanda ngo barebe nimba inzuzi zakwera, bakatanga go ahead. Aba rero uyu muryango ikibazo ufite gikomeye ni icy'akajagari, nta nubwo ushobora gutera imbere, ubukene bujabamo. Uyu mugabo se urumva daboro yamaze kugera ku cyaha kubera ko yamaze kwangiza ikintu cy'undi. Nta rugi n'idirishya wumvisemo se? Runo rugi n'idirishya bazabimutuma. Ubwo se urumva nta mpamvu zo zigize icyaha zihari. Ubwo se ugira ngo urugi rwapfuye kugira gusa nta no kurwana kurimo. None se abantu ntago bari kurureba uru rugi nyine ukuntu rumeze. Kwanza uyu mugabo amakimbirane yamaze kugeza uyu mugabo ku cyaha. Nyirabukora agenda ahita arega, RIB ihita imutumiza, nimara kumutumiza barebe kwangiza ikintu cy'undi icyo bivuze, bamufunge. Urumva icyo amakimbirane ahageze. Aho ngaho rero nicyo kikwereka yuko iyo amakimbirane adakumiriwe neza, igifungo hazamo ibyaha, ashobora kubyara urupfu, ashobora kubyara igifungo n'ingaruka zigera ku muryango, ashobora kubyara ubukene. Ikindi abana bagakurira mwako kajagari, batameze neza, batishimye, batabana n'ababyeyi. Ushobora no gusanga umugabo buriya mu kanya bamubwiye bati RIB iragushakisha, ushobora gusanga yashyize ikiziriko hejuru, amaguru ari kurereta tayari birwahwaniyemo. Ingaruka yishyize ikiziriko bwiza. Niko bigenda, amakimbirane ni mabi, tuyarwanye aho turi. Ari gusiga impfu, tuyatangaho n'amakuru byanze bikunze. Gere mbonye urwana n'umugore wawe, nzajya mpita mpamagara mvuge nturu rugo rurimo amakimbirane. Muze murebe umuntu atica undi, muze murebe umuntu atica undi. Uretse ko nabonye n'abantu batagitabara. Ntago bagitabara, baba bizeye inzego z'umutekano. Reka abantu basigaye bifata cyane ku bintu byo gutabara. Ese wa mugani ushobora gutabara ugasanga umuntu yarakaye nawe ukabigenderamo, ariko gutabarana ni byiza, ni umuco w'abanyarwanda. Ngibyo tubyemere. Kuko abenshi badatabara buriya, abenshi badatabara bafite ubwo bavuga ngo ngiye nkasanga habaho kurakara guhambaye. Ni ukuvuga ngo ari ikintu bita kwifata cyane muri sosiyete y'abanyarwanda, bitanturukaho, ntazazamo, ntazatangwaho umugabo, bisa nko kwifata cyane. Urifata se ukageza ryari? N'ubundi igihe cyo gufunga cyageze wagize ngo warusimbuka rwakubonye se? Perezida Paul Kagame yashyize abasenateri barimo Profesa Dusingizemungu Jean Pierre, Uwizeyimana Evode, Dr Uwamariya Valentina ndetse na Gasana Alfred. Inararibonye. Bano bagabo urabona ni inararibonye cyane, bafite ubumenyi, bafite ubuhanga. Ni icyemezo gishingiye ku ngingo ya 80 y'itegeko nshinga. Dr Uwamariya akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'ubutabire, yakuye muri kaminuza ya Witwatersrand muri Afurika y'Epfo. Ni ikirenga yakuye muri kaminuza yitwa IHEDF. Yabaye kandi umuyobozi mukuru wungirije muri Rwanda Polytechnic ushinzwe amahugurwa, iterambere n'ubushakashatsi mbere y'uko kuba minisitiri w'uburezi mu Kuboza 2020. Muri 2023 Dr Uwamariya yagizwe minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Umwaka wakurikiyeho agirwa minisitiri w'ibidukikije. Muri Nyakanga uyu mwaka wa 2025
Dr Uwamariya yasimbuwe na Dr Bernadette Arakwiriye Mm. ku mwanya wa minisitiri w'ibidukikije. Kuva icyo gihe Mm. nta nshingano yari afite muri guverinoma. yari afite muri guverinoma. Gasana Ruferedi yagizwe minisitiri w'umutekano. uno ni na mushyashya ariko mbere y'ukwezi kwa mu 12 basenateri 2021 yese. ariko si mushyashya mu bigendanye Muri guverinoma. no guhabwa inshingano. Iyi nshingano rero yerukaga ngira ngo inshingano yerukaga ni inshingano zari zirimo General Patrick Njyamvumba muri 2020. ni inshingano muri minisiteri y'umutekano. ni uko Gasana Ruferedi yagizwe minisitiri w'umutekano w'imbere y'ukwa 12 mbere ya 2011. izi nshingano na 2021 mbere ya 2021. iyi nshingano yaherukaga muri guverinoma y'u Rwanda muri Mata 2020 ubwo yarimo General Patrick Nyamvumba. Kuko iriya minisiteri y'umutekano uwayibanjemo ni Patrick Nyamvumba. Gasana Ruferedi akurikiraho. ubu ngubu harimo Biruta. ikaba ari minisiteri ya kabiri muri minisiteri y'umutekano n'iya Minubumwe. ni minisiteri nshyashya. Yego. Mbere yo kwinjira muri guverinoma, Gasana yabanje kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho yabaye muri komisiyo ishinzwe ibikorwa bya politiki n'amategeko muri 2010. Mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024 yaragizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholande, asimbuye ambasaderi Nduhungirehe uragizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. cyane. Uwizeyimana Evode ni senateri mu nteko ishinga amategeko bashyizweho na perezida Paul Kagame kwakira 2020. yego. akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko. muri 2016 kugeza muri 2020 Uwizeyimana yabaye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'amategeko. 2014 2016 aba perezida wungirije wa komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko, kandi yanabaye muri komisiyo yari ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga muri 2015. Profesa Dusingizemungu afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. ni senateri mu nteko ishinga amategeko kuva muri 2020. imyaka myinshi yabaye perezida w'umuryango Ibuka waranira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuva mu 1994 kugeza muri 2010. yabaye umwarimu mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda yigisha ibijyanye n'imitekerereze. ukurikije CV z'aba bagabo ziraremereye cyane. ziraremereye, bafite ubumenyi, bafite n'ubuhanga, kandi no kuba harimo abagirirwa icyizere bakongera bakagarukamo. ni uko ikivi cyabo cya mbere kiba cyarasojwe neza, kiba cyaragenze neza. buriya umuntu ntabwo yakongera inshingano n'izo yari yaraguhaye yego warazitwaye cyangwa se warazigenzemo biguru ntege cyane kabisa. byagorana cyane 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 cyane. ariko kabisa urebye kuntu bameze, urebye uriya mubyeyi ukareba n'aba bagabo, urabona kabisa ni abagabo kuba ni bakuru mu myaka, nicyo cya mbere. icya kabiri bafite ni inzobere mu bintu bitandukanye, bafite ubumenyi, bafite n'ubuhanga. ubwenge bwabo rero n'ubumenyi bafite mu bintu bitandukanye nibyo biza bigatuma igihugu gitera imbere. buri abasenateri baba nabita nk'abantu ni abasaje. ni abantu b'abasaje kabisa. ese buriya umuntu ni abasaje, ni abanyabwenge. umusaje niyo mucurabwenge. yaba n'umucurabwenge uko wabivuga byakumvikana. cyangwa inararibonye, yaba inararibonye, yaba umucurabwenge, yaba umujyanama, yaba umuhwituzi, yaba umutekererezi, yaba umwiru, byose yabiba. byose uko wabyita kose urasangamo ari abantu b'abahanga. baba bazi inshingano, baba bazi kabisa, baba bazi ibibazo bibera muri segiteri nyinshi, bazi igihugu cyabo, barakibayemo, baragikoreyemo, barakizemo, bazi amateka yacyo, bazi imihindagurikire yagiye ibaho, bazi na politiki uko zagiye zihindagurika z'icyo gihugu, bazi abaturage uko babayeho. abo bantu imibereho y'igihugu baba bayirimo. ngabo abantu rero perezida abashyizeho cyane. tubifuriza imirimo myiza, bazatuvuganira ibuhara nk'akara.
umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yatangaje yuko umwaka wa 2024 2025 yego abayobozi 8 barimo 5 bamenyekanishije imitungo ariko ntibasobanura inkomoko y'imitungo bafite bakaba barashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko cyane cyane uriya wari uzi ko umuvunyi ufite izo nshingano wari ubizi cyane urwego rw'umuvunyi ubundi bakaza bakakubaza bati Rutambi izo nkweto wambara uhembwa miliyoni imwe ariko ugenda mu modoka ya miliyoni 200 ugenda mu modoka miliyoni 200 ufite inzu i Rwamagana ufite inzu Kacyiru ufite ubucuruzi ufite inzu Sonatube bukorerwa hanze ufite inzu i Muhanga ufite inzu i Nyanza ayo mafaranga wayakuye umwana wawe yiga muri Amerika umugore wawe agenda mu modoka ya miliyoni 200 ufite miliyoni uhembwa n'ibihumbi miliyoni umugore wawe ahembwa nibyo byavuyemo biriya bintu cyangwa hari ubundi buryo mumunga igihugu mugaca ku mpande mukabona andi mafaranga atagize ukatangira rero ukati urumva urabona iriya nzu iri hari bakareba bakavuga ati wa mugabo we va mu nzira ibyo bintu uri gusobanura ntabwo ubusobanuro ku mutungo ufite bihwanye. Iyi raporo igaragaza yuko abayobozi bamenyekanishije umutungo ku rugero rwa 99.55%. Yego urugero ni rwiza. Ni rwiza cyane. Imibare y'urwego rw'umuvunyi igaragaza yuko abantu bagomba kumenyekanisha umutungo ari 19,707 ariko 19,697 nibo babyubahirije gusa. Abantu 10 bangana na 0.05 nibo batamenyekanishije bahabwa ibihano biteganywa n'itegeko no 54 cyane. Akarongo kabirame 2021 ry'ukwa 19 z'ukwezi kwa 8 2021 rigenga imenyekanisha mutungo cyane. Ahubwo byakagombye kugenza bikaza no mu nzego ibi ngibi bizaca cya kintu cyo gutunga umutungo w'amahugu cyangwa w'uburiganya cyangwa wavuye ahantu hatazwe ugenda usange abantu ari mu nshingano no kwirwa yikinira amadiro gusa y'amanyanga kirwa yikina amadiro y'amanyanga ibigendanye bizaca icyo kintu buri wese anyurwe n'umushahara hembwa ubundi namara kunyurwa n'umushahara hembwa nakenera amafaranga ajye muri beka cyangwa ajye muri popirere cyangwa ajya hanze bamuha inguzanyo aguza zishyure ariko byibuze avuge ati dore iriya nzu nubatse nagujije miliyoni 100 muri banki ndi kuzishyura gutya biba ibintu birimo imibare n'amafaranga ntabwo bizamo bosansi nta kugenekereza iyo ari inzu ibihari agaciro kayo kaba kazwi kandi ibigaragara umuvunyi rega bura biva ku nshinga kuvuna se subizi bagari nko kuvunyisha umuvunyi si umuntu ushobora kukuvuna se atari ukukuvuna ariko atari ukuvunyisha aya mavuna y'abatifi aya muvunyi rero usanga rimwe na rimwe hari n'abantu barushyuwe akavuna umuvunyi urengera. Itegeko riteganya yuko abamenyekanisha imitungo ari abayobozi b'ikirenga no kuvuga perezida wa repubulika perezida wa sena perezida w'umutwe w'abadepite na perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe. Urumva aba ni abayobozi b'ikirenga. Harimo kandi abayobozi bakuru no kuvuga abayobozi abaminisitiri abanyamabanga ba leta abagize inteko ishinga amategeko abacamanza mu rukiko rw'ikirenga abayobozi bashyirwaho n'iteka rya perezida abakozi bakuru n'abakozi bashyirwaho n'iteka rya minisitiri w'intebe abandi bagomba kumenyekanisha buriya imitungo yabo buri mwaka ni abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda muri polisi y'u Rwanda cyangwa mu rwego rufite imfungwa n'abagororwa mu nshingano abayobozi abacamanza n'abandi bakoze bo mu nkiko abashinjacyaha n'abafasha b'ubushinjacyaha abagenzacyaha imitwe ya politike abakozi bafite aho bahurira n'imari n'umutungo bya leta mirimo yabo abakozi b'urwego rw'umuvunyi abanoteri ba leta abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge n'ab'utugari. Itegeko riteganya yuko iteka rya minisitiri rishobora kugena abandi bakora imenyekanisha mutungo mu gihe yabishaka buriya mu gihe yabishaka avuga ati nahariye mugende mutunge itoroshe buriya umuvunyi yemerewe guhamagara perezida wa repubulika akamubwira ati iriya nzu iri hariya kanumvise ngo ni iyawe bimeze bite ubwo bubasha urumva ko itegeko ribumuha cyane. Nizere ko babukoresha neza barabo mu muvunyi
cyangwa ayahuye na gitifu akamubwira ntago ariko nanone urwego rw'umuvunyi nasanze ruvunika kandi abakozi barwo bashobora kuba ari bakeya. Reka nkubwire impamvu. Buriya nureba neza imanza nyinshi ziri mu turere uzasanga harimo izitegereza ngo umuvunyi azahagere. Buriya ni uko abantu rimwe na rimwe wenda batanabimenya cyangwa se bitajya hagaragara, ariko uzasanga urwego rw'umuvunyi rwizewe cyane kureza inzego z'ibanze guhera ku karere n'abaturage, kuko hari ibibazo byinshi bidakemukira muri ziriya nzego z'ibanze. hari abaturage usanga afite nk'urubanza rumaze nk'imyaka 10. Gihe hari nk'imanza nzi mu nzego z'ibanze najyaga numva nkumva zatangiye kuburanwa ntaravuka cyane, ku buryo gihe najyaga mbona abasaza epfira mu majyepfo Nyanza, najyaga mbona abasaza baburana urubanza warwumva ukumva hari utaravuka cyane. hari n'umusaza nabonye Bumbogo ejo bundi hariya muri Gasabo ufite urubanza yaburanye numvise numva rundusha imyaka. noneho hari nawe usanga urumva buriya hari n'abaturage usanga imanza zabo urumva wenda mu nshingano nyinshi urwego rw'umuvunyi ruba rufite no gushaka uburyo rwakemura ibibazo by'abaturage. Hari n'abo birenga urwego rw'umuvunyi bakabona wenda ruri gutinda bakajya kwa His Excellency, bakajyayo buriya nabo bari ibibazo by'abaturage usanga bakajya kwa His Excellency cyangwa bakamutegeza ko ati nadusura tuzabaza ikibazo cyacu. Hari ibibazo His Excellency ajya akemura cyane, yahageze akabona aragize. kandi burya umuturage ujya guhaguruka akajya ku rwego rw'umuvunyi cyangwa akajya kubaza perezida wa repubulika, burya ikibazo kiba cyaranze gukemuka. Ntugire ngo kiba cyarashaje, abarabaye ubushake buke bwo kugikemura muri izi nzego z'ibanze. Ariko abayobozi bakora uko bishoboka byose, nimba ari umutungo bagaragaza bawugaragaze, ikindi bakemura ibibazo by'abaturage two kuzajya tubona bitarindire kugera mu rwego rw'umuvunyi cyangwa kwa His Excellency, kubera ko twazashiduka dufite abayobozi bazajya bakorera ku jisho cyangwa bagakemura ikibazo ari uko bumvise ngo umuvunyi azaza, cyangwa bya bindi bavuga ngo perezida azaza, bakaba aribwo bakora amasuku, bakaba aribwo bagatangira abantu ngo bambare neza, bagatangira kuvuga ngo murebe bya bibazo ngo babandi babaza ibibazo bashyire ku ruhande. Iriya systeme gihe ntago nyemera nanjye yo kuvuga ngo wa muntu baza ibibazo ngo ataza kugira ngo cya kibazo ariko cyarakemutse kubera ko His Excellency azahajya cyangwa umuvunyi azajyayo. Mu buzima busanzwe mu kazi kawe ka buri munsi kushinzwe kwakira abaturage, uririnda ubaza ngo bya bibazo byarakemutse kubera iki? Kuko perezida aje kugira utavuga ati perezida atazagira ngo ntago dukemura ibibazo by'abaturage. Hari naho basanga iyo perezida azaza nko kuwa kane, hari abasanga ba baturage bafite ibibazo ngo zana cya kibazo cyawe. Ahubwo hari n'abategurwa kugira ngo ibibazo inzego z'ibanze, harimo n'abategurwa bakazajya gushimira cyangwa bakamuburifinga ngo weho uzavuge ko ushima perezida wa repubulika ku bwa kaburimbo nziza n'amashanyarazi, ubundi wewe ariko abaturage bafite ibibazo hasi, wa mudamu we uzagende hari uvuge ko witeje imbere muri kurya. Mudamu akaza ati jewe nitwa n'ubundi biba bihari, ari gihe biba bihari, ariko ibibazo ubundi byakagombye kuba bikemuye. Rimwe na rimwe ugasanga nibyo byagiye inyuma. Ibitenge 200 naguze n'imodoka, umugabo wanjye mugurira inkweto 300, ndashaka no kugura ifuso nkajya ntwara yose aba hano n'ihene magana n'inkoko, ubundi nkoroza n'abantu, ikigendanye na bwaki byose tukabica mw'uyu mudugudu. Bakavuga ati amashyi kacikacika. Biriya ni byiza no kwishimira ibyagezweho, bigaragaza ko hari icyakozwe, sibyo? Ariko ikindi cyiza cyane kiba gihari ni ukugira gute, ni ugukemura ibibazo by'abaturage. Twazashiduka twarabaye abatekinisiye. Ejo bundi Rutambi bagukubita inshingano, wajya ku umuyobozi w'umurenge wa Niboyi, ni urugero ntanze Hazari, ugatangira kujya ushaka gukonveka abantu ko ibintu bikora nerekana ibigenda gusa, werekana inzu nziza kandi abantu badafite umusarani, werekana inzu nziza kandi hari umuntu udafite ubwiherero. Uko se urumva genda ukora ibintu bizima, ukemura ibibazo by'abaturage, ikikunanira ucyohere ubwiremeye cyane gisha inama. Wijya ntago uri Imana ngo washobora ibintu byose, ntame yakinyuze muri njyana, nta na bijugira. Vuga ngo ibisimba ifitiye ubushobozi nta bije mbigira, babigufashe aho kugira ngo ubone perezida ujye kubeshya cyangwa guhamagara mu bandi bagabo utangire ngo nyakubahwa perezida wa repubulika turaza kubikemura vuba. Ngubu turaza urabikemura vuba gute? Ikibazo kimaze imyaka 200, wavuze yuko wenda kiri mu nkiko cyangwa cyakunaniye kigashakirwa undi muti. Perezida nawe ko abizi ko inshingano umuyobozi arimo zikomeye,
ko nawe ibibazo aba afite aba abizi ibibazo muba mufite ko aba abizi urajya kumubeshya umubeshyera iki? ubushinjacyaha bw'ubufaransa yego bwasabye Dr Munyemana Sosthene Mm. wamejwe ibyaha bya jenoside guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Biteganyijwe yuko uyu munsi ku itariki ya 22 Mm. uruhande rwa Dr Munyemana Mm. ruri butanga icyifuzo mu gihe Mm. umwanzuro ku Mm. rubanza mu bujurire Mm. uzatangazwa Mhm. mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 23. Mhm. Dr Munyemana wamenyekanye nka umubazi wa Tumba, umubazi umubazi wa Tumba. urumva ikintu urumva umubazi Mm. kubaga Eh, Tumba sihuye yego, mu majyepfo. yego. yego Yahamijwe uruhare Mm. mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri segiteri ya Tumba mu Mm. cyahoze ari perefegitura ya Butare Mm. mu Kuboza 2023. Mm. Urukiko rwa rubanda Mhm. rwamukatiye igifungo cy'imyaka 24. Mm. Ibyaha byahamye Dr Munyemana Mm. birimo ibya jenoside, Mm. byibasiye inyokomuntu, Mm. n'ubwinjiracyaha Mhm. muri ibi byaha. n'ubwinjiracyaha muri ibyo byaha. Yego. Eh, Rero najyaga nsoma nabi iri zina. Mm. Umva ni umubazi wa Tumba. Ni umubazi. Umubazi wa Tumba. ni umubazi wa Tumba biva ku nshinga kubaga, utagira ngo ni amatungo yabagaga, ni abantu. Ni abantu. Munyemana Mm. ahise ajurira igihano mu rukiko rwa rubanda rw'ubujurire Mm. asaba kugirwa umwere mu gihe ubushinjacyaha nabwo Mm. bwongeye kugaragaza yuko akwiye guhamwa n'icyaha. agomba guhamwa n'icyaha. kuva tariki ya 21 Ukwakira 2025 Mm. ubushinjacyaha bw'ubufaransa Mm. bwasabye urukiko guhamya Dr Munyemana ibyaha akurikiranyweho, Mm. rumusabira guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mm. Umushinjacyaha Mhm. yasobanuriye urukiko ko amategeko yo mu Bufaransa ateganya ko umuntu Mm. wishe umuntu umwe Mm. ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 30. Mm. Iyo ugerageje kumwica ugahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Mhm. Uyu mushinjacyaha yibukije ko kwica abantu benshi Mhm. itegeko riteganya yuko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, Mm. bityo ko nta kindi gihano gikwiye guhabwa Dr Munyemana. Mm. Ubwo ubushinjacyaha bwamaraga gutanga Mhm. icyifuzo cyabwo, Mm. umugore wa Munyemana n'umwana wabo muto Mm. bavugije induru mu rukiko. Mhm. Urubanza rukaba rukomeza uyu munsi ku itariki ya 22. Mm. Uruhande rwa Munyemana Mm. n'abamwunganira Mm. batanga Mm. icyifuzo cyarwo banavuge Mm. ku gihano basabiwe n'ubushinjacyaha mu gihe Dr Munyemana Mm. azavuga ijambo rya nyuma ku Mm. munsi w'ejo ku itariki ya 23. Mhm. Nyuma yo kuburanisha uru rubanza, Mm. inyangamugayo zaburanishije Mm. zizajya mu mwiherero ugamije kwigira hamwe icyemezo kizafatwa kuri uru rubanza. Mhm. Urubanza rwa Munyemana mu bujurire Mhm. rwabayemo ibintu bitandukanye birimo nk'aho abatangabuhamya bamushinje kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, Mm. gufungirana abatutsi muri segiteri ya Tumba bakaza kwicwa, Mhm. no kuyobora za bariyeri zinyuranye. Mhm. Muri uru rubanza kandi umutangabuhamya Mm. wari wahamagajwe na Munyemana Mm. yahishuye yuko yari yasabwe na nyirasenge kujya mu rukiko gutanga ubuhamya Mm. butavugisha ukuri. Mm. Iyoze rero ari komisiyo y'igihugu Mhm. yari ishinzwe kurwanya jenoside CNLG Mm. yagaragaje ko Dr Munyemana yavukiye Imbare, Mm. komine Musambira muri perefegitura ya Gitarama Mm. tariki ya 9 Ukwakira mu 1955. 55. Nyuma yo kurangiza amasomo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, yakomereje muri kaminuza ya Bordeaux Mm. ya kabiri mu Bufaransa, Mm. yiga ibijyanye no kuvura indwara zifata imyanya myibarukiro y'abagore. Mhm. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Mm. Dr Munyemana Mm. yari atuye muri serire ya Gitwa Mm. Itumba, Mm. yashinjwe kugira uruhare mu bwicanyi Mm. bwahakorewe Mm. no mu bindi bice Mm. nko mu mujyi wa Butare. Mm. Abatangabuhamya Mm. bahamije yuko mu nama yayobowe na konseye Bwanakeye François tariki ya 17 Mata 1994, Mm. Dr Munyemana yavuze ijambo rikarishye Mm. ati umwanza turimo cumbikiye abantu 15 bavuye Ikigembe Mm. baje bahunga inkotanyi zinjiriye i Burundi. Mm. Bavuze kandi yuko mu gihe cya jenoside Dr Munyemana Mm. yambaraga ngo amashara akitwaza n'icumu, Mm. nyuma aza kwitwaza imbunda. Mm. Banamije yuko yari afite urufunguzo rw'ibiro bya segiteri ya Tumba Mm. aho yafungiraga abatutsi mbere yo kubica. Mhm. Dr Munyemana Mm. avuga ko kuba inshuti magara ya Kambanda Jean Mm. wabaye minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi. Mm. Kambanda yiyemereye yuko yagize uruhare muri jenoside akatirwa igifungo cya burundu.
dore ikibazo igihugu cyagize ni uko urumva ahantu yize ubwenge yari afite dufite abanyabwenge benshi ubwenge bwabo aho kugira ngo burokore igihugu bworetse igihugu nk'uwo muntu wumvise ubumenyi yari afite yari akwiye kuba ahabwa izina ry'umubazi kandi dufite abantu bitwa ba marayika murinzi urumva iryo zina uburyo ari ryiza dufite abantu bitwa abarinzi b'igihango kandi usanga nta n'amashuri bafite ariko ugasanga umuntu ngo ni dogiteri ni generali ni iki afite titiri ikomeye ariko ubwo bumenyi afite nta nubwo yigeze byibura akoresha ubwo bumenyi n'ayo mashuri uzarebe muri ba marayika murinzi n'abarinzi b'igihango uzambwira amadigiri bafite uzambwira uti ufite icyiciro cya kangahe cya kaminuza uzamumbwira kubera iki bagiye bagaragaza ibikorwa by'ubutwari by'ubumuntu kandi buriya umuntu ubushinjacyaha bwahariwe buba bwasabiye burundu ni uko baba babona ari mu cyiciro gikomeye cyo kugira gute mu mategeko y'ubufaransa cyo kwitwa umubazi nimba umuntu wishe umuntu wumvise imyaka akatirwa none ibaze umuntu wageze ku izina bamwita umubazi umuntu wamukatira atari burundu nta kindi wamuha atari burundu nta kintu wamuha atari burundu kabisa ubwo urumva ubutabera ntabwo duciye urubanza ariko ntabwo duciye urubanza uko byagenda kose icyo amategeko ateganya nicyo duhera nicyo amategeko ateganya kandi ibimenyetso urumva birahari biramufata birahari wenda twebwe ntabwo turaca urubanza ariko afite izina ribi kandi ubundi abanyabwenge b'igihugu twahoze tuvuga abangaba bahawe inshingano twakaba abaturage bagaprofise kuba ubwo bwenge bari bafite n'ubwo bumenyi bwaragize aho bukura igihugu n'aho bukigeza ariko ntibukigeze aharindimuka ariko dufite abantu benshi bafite ubumenyi n'ubuhanga ubwenge bwabo bwatugejeje aharindimuka niyo mpamvu uzajya ubona abantu benshi ibibazo biri mu gihugu inzu ziratwikwa imfubyi zibaho abapfakazi abantu bafatwa ku ngufu abantu batangira kwishishanya kugeza n'iyi saha kubaka igihugu byaragoranye bitewe n'abantu bagisenye harimo n'abo bantu bari barize amashuri menshi strategy nyinshi zo kuzana zanda umunyarwanda kuko bari guhuza bari kuzana ubumwe bwamaze gutandukanywa n'abantu kandi abantu bitwa ngo bari bafite PhD bari bafite baragize gute ibishuri byinshi cyane reka rero ubutabera bubahambire cyane muri Sudani ibitero bya drone byongeye kugabwa ku kibuga cy'indege cya Khartoum ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Sudani kizwi nka Khartoum nyuma yo gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 kubera intambara muri icyo gihugu ku munsi w'ejo kuwa kabiri cyongeye kuba ikibuga cy'intambara nyuma kugabwaho igitero cya drone kikibasira ako gace ibi ngibi byatangajwe n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu cya Sudani kuwa kabiri tariki 21 aho zatangaje yuko nyuma y'amasaha makeya icyo kibuga cy'indege bitangajwe ko kigiye gufungurwa nyuma yo gufungwa igihe kingana n'imyaka 2 n'amezi 6 kubera intambara n'imirwano ikomeye yakunze kurangwa aho ngaho ubu ngubu cyongeye kugabwaho ibitero bikomeye bya drone n'imitwe yitwaje intwaro ahubwo ndibaza ni bande bari bagiye kugifungura amakuru atangajwe n'abatangabuhamya avuga yuko bumvise urusaku rwinshi rwa drone ruvugira hafi mu majyepfo y'icyo kibuga cy'indege cya Khartoum rwakurikiwe n'ibisasu byahaturikiye cyane mu masaha ya saa 10 na saa 12 za mu gitondo zo muri kiriya gihugu cya Sudani ibi ngibi rero bibaye nyuma y'uko ikigo cya leta ikigo gishinzwe iby'indege ku itariki 20 z'ukwezi uyu mwaka cyari cyatangaje ko cyamaze gutegura ifungurwa ry'icyo kibuga ryateganyijwe kuba ku itariki 26 z'uku kwezi ni kuwa kanga ku cyumweru nibwo cyari kuzafungurwa ryari rihanzwe amaso rero rifungurwa n'abashaka amahoro mu by'ukuri abanyapolitiki bakomeye muri Sudani bavugaga yuko cyari ikimenyetso cyiza cyari kuganisha ku rugendo rwo kugarura amahoro muri kiriya gihugu nyuma y'intambara kugeza ubu ngubu ikomeje gukaza umurego hagati y'ingabo za Sudani SAF n'umutwe witwaje intwaro wa RCF uvuga ngo ikintu cyabaye muri Sudani kugira ngo iyi ntambara n'uyu munsi bigihari urabona ari nk'ukuntu ibihugu bigenda bigafata nk'umutwe wa gisirikare wenda ukemerwa n'itegeko nshinga urumva ndetse noneho umutwe ugahabwa imbaraga ziremereye cyane cyane noneho ukagera aho ngaho ukumva yuko ubushobozi ufite
burenze ubw'abandi basirikare basanzwe. Mwumvise icyo gihe urumva igisirikare kiba cyamaze gutandukana cyangwa se gucikamo ibice cyane kabisa. uyu munsi rero niyo ntambara yanze kurangira hari niyo ntambara yanze kurangira kuva muri 2023 ubwo iki kibuga cy'indege cya Khartoum cyafungwaga kubera intambara n'imirwano ikomeye yakiberagaho. Nibwo bwa mbere yaratangajwe amakuru avuga yuko cyenda gufungurwa. Ku rundi ruhande mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo igisirikare cya Sudani cyari cyatangaje ko cyatsinze burundu uwo mutwe witwaje intwaro wa RSF, kavuga yuko ari wo uri inyuma y'intambara ndetse n'imiryango yose ibarizwa muri icyo gihugu, bityo bikaba ari byo nyirizina byatumaga ingabo z'icyo gihugu zitegura gufungura icyo kibuga cy'indege. Ariko nanone bamwe mu bayobozi bo mu nzego za leta ya Sudani bavuze yuko icyo gitero gishya cya drone cyagabwe kuri icyo kibuga cy'indege cyerekana yuko umutekano muri icyo gihugu ari mukeya nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byo muri kiriya gihugu byakomeje kugenda bibitangaza. Intambara rero ikomeje kuba hagati y'ingabo za Sudani SAF ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa RSF. OMS ivuga yuko kugeza ubu ngubu imaze guteza ingaruka zikomeye cyane ku baturage batuye kiriya gihugu, zirimo indwara z'ibyorezo, kwicwa n'inzara bitewe no kubura ibiribwa n'amazi meza. Ni mu gihe Loni ivuga yuko iyo ntambara kuva yatangira kugeza ubu ngubu imaze guhitana abantu barenga 20,000 mu gihe abandi barenga 14,000,000 bahunze kiriya gihugu. Dore rero umuti gembo na hariya ni uko hagomba kuba munikamo burya igisirikare kirimo ibice bibiri ntago gishobora kuba igisirikare, ahubwo nihavukemo umujenerali adomina ibisirikare byose hariya. Kereka rushobora kubihuza kuko igisirikare arushobora kubihuza. Abasirikare bagomba kugira umukomanda umwe bumva ubaha amabwiriza, hatarimo uri hano hatarimo uri hano. Iyo hatangiye kuvukamo imitwe ntago amahoro ashobora kuboneka. Niyo hajemo ubwo urumva abakomanda ni benshi, ariko igisirikare gifite abakomanda benshi kiragira ni ukuboneka nihabonekemo umuntu ufata igisirikare hariya agifate gutya, amategeko ajya aturuka kuri overall amanuka ajya hasi, nta kurya, nta rimwe, nta kabiri, nta gice, nta mutwe, nta mujenerali uyu, nta mujenerali naho ubundi akavuyo ka hariya kazahoraho, amaze igihe kinini cyane, kazahoraho igihe abayobozi harimo imitwe y'abasirikare itandukanye. Cyane ngo twashimira abantu twabanye, bakoze cyane kudutega yombi. Mugire umunsi mwiza. Murakoze.